ni iby'agaciro gakomeye kuri wowe ukomeje gukurikira Busy Time TV uri mu nce zigiye zitandukanye. Uyu akaba ari umwanya tukugezaho amakuru y'imyidagaduro. Icyo nakubwira no gukora subscribe, ugatanga like, then ugasharinga, warangiza ugashyiraho comment kugira ngo ibyo dukora tujye turushaho kugenda tubyongera, tujye turushaho kugenda tuguha ibintu bifite quantité na quality nziza cyane. Nge rero nk'ibisanzwe nitwa Justin Mind Harerimana, akaba ari ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro cy'iminota myinshi cyane cy'imyidagaduro. Amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda, tukubwire ko King James yamaze gusinyisha uwitwa Manike Yani, ndetse bahita banakorana indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo tariki 26 z'ukwa mbere 2024. Ni indirimbo bise Akayobe, ikaba ari indirimbo ikomeje kugenda ikundwa n'abatari bake, ikaba ari indirimbo ubona yuko abantu benshi bari kuyishimira ku rukuta rwa YouTube, ikaba iri kuri YouTube ya Manike Yani. Uyu rero akaba ari umwe mu bahanzi King James amaze gusinyisha, akaba yiyemeje ko agiye no kumufasha mu rugendo rwe rw'umuziki. Ibi bivuze iki ku muziki nyarwanda? Ibi icyo bivuze rero nuko aba bahanzi bakuru nimba bagiye kuza noneho bakajya bareba ba bahanzi bakizamuka, bakavuga ati reka tubafashe nabo bave kuri step imwe bagere ku yindi. Ni ikintu cyerekana yuko umuziki w'ejo hazaza mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kuba umeze neza cyane, ushobora kuzamuka ku rugero rwiza, bitewe nuko abahanzi bakuze bari kujya baza bagafata barumuna babo ibiganza bakabazamura. Ni nyuma yuko twabonye Legion nawe wiyemeje gufasha muri we mu rugendo Pamaneto, cyangwa se ukuzi kwita Pama, ari nabwo banakoranye n'indirimbo nziza cyane iri kugenda ikundwa. Ibi rero King James tukaba twizeye ko uyu muhanzi Manike Yani agiye kuzamuka, ne tukamwumva kuri Spotify yo hejuru mu gihe kizaza. Ni mu gihe kandi nanone tukiri kuri bano bahanzi barimo kumanaginga abandi, duhita twerekeza ku muhanzikazi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Aline Gahongayire. Nawe kuri ubu yamaze gusinyisha umuhanzikazi ukizamuka yitwa Cindy Marvin, nawe akaba ari umwe mu bahanzikazi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu nguyu rero nawe Aline Gahongayire akaba yicaye aravuga ati nanjye mu kugira ngo nzamuke naje gufashwa n'umuryango wanjye, biza gutuma mva ku kigero kimwe ngera ku kindi. Ibi ngibi bikaba ari bimwe mu bituma ntashobora kwibagirwa aho navuye, ngo nanjye mbe nagenda makure abandi. Byanze bikunze yavuze ko iyo uvuye ahantu, aho hantu uvuye haba hari n'abandi bariyo. Nimba uvuye mu byaha, hari abandi usize n'ibyo byaha, ni ngombwa ngo usubire inyuma abo bantu bari mu ibyo byaha nabo ugende ukurura umwe umwe, umukura mugira inama cyangwa se umwigisha kugira ngo nawe abivemo. So icyo nari mpuje n'iki kintu nuko Aline Gahongayire nawe avuga ko yazamutse bimugoye, kandi akaba bifashijwemo n'umuryango we. Muri icyo gihe nawe agomba kureba undi muntu nawe akamukura, akamubwira ati ngwino nawe ugere aho nageze, ngwino nawe uzamuke. Bigaragara yuko kandi uyu Cindy Marvin nawe ari umwe mavandimwe ba Aline Gahongayire, cyane ko bivugwa yuko ari mu byara we. Reka nabo turebe urugendo rw'ahazaza uko bizaba bimeze, kuko byanze kunze uyu Cindy Marvin nawe bishobora ko ashaka kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi. Ikindi kandi nta nubwo yarakunze kuba mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubwo yaje mu Rwanda nabonye banakoranye indirimbo imwe, ibintu bigiye kugenda neza cyane. Nkanone tukubwire kuri Bushido cyangwa se Bushari, akimara kureba kure yatekereje gushyira hanze imyenda yanditseho izina rya gengo yabo Kenya Trap. Ahangaha rero Bushari akaba yamaze kuvuga yuko mu gihe kizaza cyangwa se mu minsi iri imbere imyenda igiye gusohoka. Avuga yuko imyenda yayikoresheje hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko mu minsi iri imbere iyi myenda ikaba igiye gusohoka. Anifuriza abakunzwe kuzayikunda bakayishima, kuko ni imyenda izanditseho Kenya Trap ku mugongo, cyangwa se injyana ya Kenya Trap. Reka rero dutegereze tuzarebe uko bizaba bimeze. Gusa hari mike yasohotse, ariko Bushari akaba agiye kubishyiramo imbaraga ndetse bikazazamura byinshi ku muziki we. Ibi rero wakwibaza ati bigiye kuzamura iki ku muziki wa Bushari?
so bigiye kuzamura igikundiro cyane cyane ko Bushari ari umwe mu bantu bafite abafana, bafite abakunzi. Ubwo twabonaga Bushari hirya no hino tukamubona mu bikorwa bigiye bitandukanye, tukamubona ku ma stage menshi agiye atandukanye, tubona yishimiwe n'abatari bake. Ubu ngubu igikundiro cye kigiye kwiyongera. Ikindi kandi ntabwo ari kwiyongera ku gikundiro cy'umuziki, ahubwo bigiye no kumufasha kwiyongera kw'amafaranga, kuko niba agiye kujya acuruza imyenda ivuye mu izina rye yaharaniye, izina yakoze we na Gengo ya Kenya Trap, ni ibintu bigiye kuba ibintu by'agaciro cyane kuri Bushari, ndetse bikamufasha no kwinjiza no kwiyongera kw'amafaranga ye akura mu muziki. Ikindi kandi tukiri kuri Bushari, twakubwira ko nyuma yuko nawe iki gitekerezo agitekereje, mbere yaho Riderman Ridezo Rusake Rutenderi we iki gitekerezo cyo gukoresha imyenda yagikoze mbere, ikaba n'ubundi imyenda yanditseho ibisumizi ubu ngubu iri ku isoko igurishwa icuruzwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka twubwire ko mu nama y'umushyikirano yabereye Kigali Convention Center ku munsi w'ejo tariki 23 z'ukwa mbere 2023, ibyamamare bitandukanye byo mu Rwanda byari byitabiriye. Ni inama yahuje abantu bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse izamo n'urubyiruko rwinshi. Ikaba ari inama yari iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ikindi kandi ikaba yari yitabiriwe n'urubyiruko rugiye rutandukanye. Ahangaha byagaragaye Perezida agira inama urubyiruko, ababwira ko ari bo Rwanda rw'ejo, bagomba kwitwara neza kugira ngo u Rwanda rw'ejo narwo ruzarushaho kugenda ruba rwiza. Ibyamamare rero byari byitabiriye harimo Benjamin Mugisha, Uwonita Dani, hakazamo Kenison uheruka gukora ubukwe, hakazamo abamisi batandukanye, harimo Mutesi Jolly wa 2016, harimo Muheto Divine, hakaba harimo nanone Miss Naomi n'abandi bagiye batandukanye benshi bari bitabiriye iyi nama y'umushyikirano. Rero bikaba ari bimwe mu bintu byiza cyane kuba inama y'umushyikirano iba iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ikitabirwa n'urubyiruko. Ikindi bakagaruka ku rubyiruko bababwira uko bagomba kwitwara kugira ngo u Rwanda rw'ejo hazaza ruzarusheho kuba rwiza cyane. Amakuru mu Rwanda tuyasoreze kuri iyi ngiyi, ahubwo twikoze hanze y'u Rwanda. Muri Tanzania, Posho Queen yabujije abashaka kuvangira urukundo rwe na Harmonize kubihagarika, ku bamwe bavuga ko agikundana na DJ Seveno. Ibyo Pasho ahakanira kure, ni mu gihe hari hashize igihe gito Harmonize atangaje ko uyu mwaka utamusiga adashatse umugore. Abi rero bikaba ari bimwe mu bintu abantu benshi batekereje, bavuga ati Posho Queen ashobora kuba yabonye Harmonize amaze gutangaza ibi ngibi, avuga yuko muri uyu mwaka utazamusiga atazanye umugore. Posho Queen akavuga ati byanze kunze kuko ari njyewe turi mu rukundo, byashoboka ko ari njyewe dushobora kuzabana cyangwa ushobora kwiyegurira iki cyamamare gikomeye muri Tanzania ndetse no hanze ya Tanzania, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Naho mu Bugande, umuhanzikazi Winnie Nwage yatangaje ko kubera igitinyiro afite bituma abagabo batinya kumwegera ngo bamuterete. Ni mu gihe muri 2017 uyu muhanzikazi yaje gutandukana n'uwo babanaga nk'umugore n'umugabo Joshua, bitewe n'uko ngo tuzuzaga inshingano ze birimo nko guhaha ibintu nkenerwa mu rugo. Abandi nabo bati uyu mugabo babanyeho Joshua yaramuhohoteraga. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu Winnie Nwage, umwe mu bahanzikazi bari mu Bugande, ari kwibaza avuga ati ese why not njyewe batantinyuka ngo banterete? Kuki bambona nk'umuntu udakwiye kuba akeneye umukunzi, cyangwa se nk'umuntu udakwiye kuba yakundana n'umusore cyangwa se n'umugabo? Ni mu gihe kandi tukiri mu Bugande, nubwo Winnie Nwage ashaka umugabo umutereta, ku ruhande rwa Sheebah Karungi ho siko bimeze, kuko ngo ateye ubwoba no gushaka umugabo, kuko ngo yibaza uburyo yashobora kubana nawe nk'umugore n'umugabo. Ibi rero Sheebah kimara kubitangaza, abantu benshi bagiye baza Sheebah, why do you say that? Kuki uvuga biriya bintu? Ese Sheebah wowe ntabwo wumva uzashaka ku myaka yawe? Turabizi ko Sheebah ufite imyaka ikwemerera kuba washaka umugabo, kuki udashaka kuba wumva yuko wabana n'umugabo? Sheebah agenda arasubiza babwira ati buriya kugira ngo umuntu ashake umugabo biterwa n'ubuzima yabayemo. Ikindi kandi asubiza n'abantu bakunda kubona umuntu atinze gushaka,
bakavuga yuko ngo yagumiwe. Hashiba yababwiye yuko atari ikibazo cyo kugumirwa, ahubwo ngo biterwa n'ubuzima wabayemo, uko wabayeho ukiri muto. Niba warigeze uhohoterwa uri muto, ugahohoterwa n'umugabo cyangwa se ugafatwa ku ngufu, ntabwo ibyo byatuma utekereza ibintu by'umugabo. Ibyo rero bihita bituma uzinukwa umugabo. Ni gutyo rero kuri Sheebah Karungi we bimeze, mu gihe Winnie Nwagi ari kumva ko yifuza umutereta. Sheebah Karungi we tuwapi, ibintu byo gushaka umugabo ntabwo ari ibintu byanjye. Naho muri Nigeria, Wizkid nyuma y'uko hari uwamwifurije urupfu witwa DJ Kitchen nyuma yo kubura nyina umubyara, kuri ubu yamusubije uti urucira mukaso rugatwara nyoko. Niyo magambo ya Wizkid anagira inama abantu zo kutifuriza abandi urupfu kandi nabo rwabageraho. Uti ushobora kwifuriza umuntu urupfu wenda uzi yuko utazapfa, ushobora kwifuriza umuntu urupfu wenda uzi yuko wowe urwo rupfu ari ubumwe mufitanye narwo, ariko kwifuriza umuntu urupfu ntabwo ari ikintu cyiza cyane ku buryo wakifuriza umuntu. Reka bashimire mwese mukomeje gukurikira BizTime TV, njya bakugezagaho aya makuru. Nitwa Just Remind Harerimana, mukomeza mbashishikariza gukora subscribe, like, share kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze bigere kure cyane. Ciao ciao.